tuzimakaza nanone imiyoborere yo kubazwa inshingano ndetse no kwemera kunengwa kubigamije kubakwa kuko burya abantu bakunenze hari ibyo ukosora nawe. Ubu ngubu tukaba tunaboneyeho no guhamagarira n'abayisilamu gukomeza kwitegura igikorwa gikomeye cy'amatora dufite imbere, amatora ya nyakubahwa perezida wa Repubulika ndetse n'amatora y'abadepite. Bakomeze bitegure neza kandi tuzatore neza, dutore umukandida ufitiye abanyarwanda akamaro, dufitiye icyizere nyakubahwa perezida wa Repubulika bitewe n'ibyo yakoreye abanyarwanda n'ibyo atugejejeho n'ahamaze kugeza igihugu. Mu by'ukuri biragoye kuvuga ngo hari undi wahiganwa nawe, rwose biragoye cyane. Abayisilamu turabizi kandi turabyemera. Nyuma yo kurangiza amashuri yanjye mu gihugu cya Saudi Arabia, ariko nubundi nkirangiza kuva mu mwaka wa 2003, nubundi nakoreye mu biro bikuru by'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Nashinzwe ibwirizabutumwa imyaka 8 mu biro bikuru ku rwego rw'igihugu. Nyuma yaho nubundi nabaye mufti w'u Rwanda wungirije, hanyuma nza kujya no mu mashuri nanone gukomeza kwiga, ariko nanone ndagaruka nkomeza gukorera umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Ubu ngiriwe icyizere cyo kuba mufti w'u Rwanda, nari umuyobozi mukuru ushinzwe imari n'igenamigambi mu biro bikuru bya Rwanda Muslim Community, ariko umurimo wanjye w'ibanze n'ibwirizabutumwa nka Sheikh. Imyaka mufite aho mwavukiye n'umuryango? Murakoze. Ngewe mvuka mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, umurenge wa Gacurabwenge. Ubu ngubu nkaba mfite imyaka 43. Ku birebana n'amashuri, umuryango ndubatse, mfite umugore n'abana 3, ndashimira Imana. Hanyuma nkaba narize ibirebana na Islamic Studies cyangwa se ubumenyi bw'idini ya Islamu, icyo bita Islamic Law cyangwa Sharia Law. Nkaba mfitemo bachelor degree cyangwa se impamyabumenyi ya kaminuza, ariko nkaba mfite nanone yitwa postgraduate diploma mu byitwa public administration. Ubwo ni indi diplome iba hejuru ya bachelor degree, ariko nkanagira master's degree nanone muri public administration and management. Hanyuma ubu nkaba ni na PhD candidate mu birebana na leadership and governance. Ku bushobozi bw'Imana nkaba narangije amasomo ndi ku cyiciro cyo kwandika ubushakashatsi. Nkaba nizere ko mu gihe cya vuba n'icyo gitabo nacyo nzaba nagisoje. Imigabo n'imigambi yawe ku bayisilamu n'abandi banyarwanda? Murakoze. Urebye hari byinshi, ariko tuzibanda by'umwihariko ku bintu 3 biri imbere. Icyambere ni gukomeza kubaka no gukomeza ubumwe bw'abayisilamu, kuko ubumwe niyo ntego, ni nayo nkingi n'umusingi ukomeye wubakirwaho ibindi. Burya abantu bashyize hamwe bafite ubumwe, bafite umwuka mwiza, ibindi kubigeraho biroroha kuko babashyize imbaraga zabo hamwe. Icya kabiri tuzibandaho nanone ni ukutekereza imishinga minini y'iterambere igamije gushoboza imbaga y'abayisilamu mu Rwanda n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda kwigira ndetse no kugira ibikorwa bikenewe muri uwo muryango w'abayisilamu mu Rwanda. Tuzareba rero imishinga minini kandi ya yindi igamije gutuma tubasha kwigira. Hanyuma icya gatatu tuzimakaza nanone imiyoborere yo kubazwa inshingano ndetse no kwemera kunengwa kubigamije kubakwa kuko burya abantu bakunenze hari ibyo ukosora nawe. Rero ibyo tuzabyimakaza, kandi ikindi twijeje abayisilamu yuko tuzakira ibitekerezo byabo, nabo tubasaba umusanzu wabo n'amaboko yabo. Hanyuma muri ibyo byose dufite abayobozi bacyuye igihe, nyakubahwa Sheikh Hitimana Salim ndetse n'uwari umwungirije Sheikh Nshimiyimana Saleh ndetse n'abandi bari bagize komite nyobozi wenda batakomeje, ariko abo ngabo hari ibyo bubatse, hari umusingi bari baramaze kudushyiriraho, tuzawubakiraho kandi tuzabishiraho. Hanyuma kubanisha abayisilamu n'abandi banyarwanda, icyo mwakibwabiki? Ibyo ngibyo rwose muri Rwanda Muslim Community biri kwisonga nabyo, kubera yuko dufite n'imiryango iduhuza n'abayoboke bandi madini ndetse n'abayobozi bayo. Iyo miryango tunayibamo abayobozi, usanga mufti w'u Rwanda ari umuyobozi wungirije muri iyo miryango cyangwa ari umuyobozi wayo. Duhuriramo rero n'abandi banyamadini, abayobozi b'amadini batandukanye. Kuri icyo ngicyo navuga ko rwose tumaze gukora kinini ndetse byaranafashe no gukomeza kubibungabunga no kongeramo imbaraga, ariko birasanzwe. Kansereze ku bijyanye n'imikoranire na leta, ingamba mufite mu bijyanye na gahunda z'igihugu?
Murakoze cyane. Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, Rwanda Muslim Community, birumvikana uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda kandi twubaha. Bityo rero n'ubundi umuryango w'abayisilamu mu Rwanda usanzwe uzanakomeza, tuzakomeza kubaka ubufatanye n'imikoranire myiza hagati ya Rwanda Muslim Community n'inzego z'igihugu cyacu, by'umwihariko RGB nk'urwego rufite mu nshingano imiryango ishingiye ku myemerere. Ubu ngubu tukaba tunaboneyeho no guhamagarira n'abayisilamu gukomeza kwitegura igikorwa gikomeye cy'amatora dufite imbere, amatora ya nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse n'amatora y'abadepite. Bakomeze bitegure neza kandi tuzatore neza, dutore umukandida ufitiye abanyarwanda akamaro, dufitiye icyizere nyakubahwa perezida wa repubulika, bitewe n'ibyo yakoreye abanyarwanda n'ibyo atugejejeho n'ahamaze kugeza igihugu. Mu by'ukuri biragoye kuvuga ngo hari undi wahiganwa nawe, rwose biragoye cyane. Abayisilamu turabizi kandi turabyemera kandi turanabibona kimwe n'abandi banyarwanda. Amatora y'abadepite nayo birumvikana abayisilamu bakomeze bayitegure nayo, kandi twebwe dukangurira abayisilamu kuzashyigikira n'ubundi umuryango wa FPR Inkotanyi. Tuzawushyigikira kandi tuzatora abadepite bawo, kubera yuko niyo moteri y'igihugu ifite aho igejeje abanyarwanda. By'umwihariko rero tukaba tubona yuko uri ku isonga mu bo tugomba gushyigikira. Aho gatoya hari wakwibaza kutowe nonaha sibyo bintu bisanzwe uzi cyangwa biri mu migabo n'imigambi yawe? Birasanzwe, kubera yuko abayobozi bambanjirije izo nizo gahunda, niwo murongo, ndetse ibyo bikorwa tubigiramo uruhare, kuko amatora n'abanyarwanda bose hirengagijwe amadini babarizwamo. Gushyigikira ibyiza igihugu kigezeho ni umurongo w'abanyarwanda bose hirengagijwe idini umuntu arimo. Bityo rero ni umurongo usanzwe, kuko Rwanda Muslim Community nta na rimwe yigeze ibaho itemera cyangwa se idashyigikira gahunda z'igihugu. Gahunda z'igihugu turazishyigikira kandi tukazigiramo uruhare, kuko natwe turi abanyarwanda kandi tugomba kugira uruhare mu byo igihugu cyacu cy'u Rwanda kiba kirimo bitandukanye muri gahunda z'igihugu zose. Gahunda z'igihugu zose tuzikangurira abayisilamu bakazitabira, gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge, gahunda z'iterambere, gahunda zo gushyigikira ibikorwa byiza igihugu cyacu kiduhamagarira. Abayisilamu turabahamagarira ko biranasanzwe, n'umurongo uhari. Rwanda Muslim Community buri gihe ishyigikira gahunda z'igihugu cyacu. Burya abantu kunyuranya mu mitekerereze ni kamere muntu kandi ni byiza. Abantu bose barebye bakabona ibintu kimwe, ubwo twaba tumeze nk'umuntu umwe, abandi nta kamaro bafite. Ariko ibyo bitekerezo iyo bije binenga cyangwa se bikosora bitagenda neza, twe turabyakira tukanabyishimira. Uko warumbajije rero, twebwe duhaye ikaze buri wese washaka kutugira inama y'ibitagenda neza, uwanenga ibitagenda neza agamije kugira ngo byubakwe bikosorwe. Ibyo ngibyo rwose turabyemera tukanabyakira, ndetse tuzabyimakaza mu miyoborere yacu. Gahunda y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda yo kurwanya imyumvire y'ubutagondwa nayo ni umurongo uhari utajegajega, kandi ni umurongo dufatanya n'izindi nzego zifite mu nshingano izo gahunda. Ariko by'umwihariko twebwe ku kirebana no gukomeza ubukangurambaga ndetse no gukomeza kwigisha urubyiruko rwacu n'abayisilamu bacu, tubibutsa gukomeza kwirinda ababashora mu myumvire y'ubutagondwa. Murabizi ibyo bitekerezo biri kuri za internet, urubyiruko ni rwo ruzikoresha cyane, ariko twebwe dukomeza inzira yo gukumira n'ubukangurambaga mu rubyiruko. Ibyo ni gahunda nayo ikomeza mu biruhuko, mu mashuri. Ibyo ni gahunda zikomeza, tuzakomeza kubakira n'ubundi ku byari bisanzwe bikorwa, wenda tukazananuza aho bizaba bikenewe. Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda, bishya mu gihe tudafite kuhande hari abantu benshi batandukanye barimo n'abayisilamu bagenzi bacu bakunenze, abagutse, agusereje. Ubu ngubu uri umuvugabutumwa, uri umushe ushingiye ku buzima n'ibyaranze intumwa y'Imana Muhammad n'umugisha, kandi warabyize. Ubutumwa waha mu bantu tuzi twese bazwi hirya no hino, bagusebyaga, bagutukaga, bakwibasiye ku buryo bugaragara. None uyu munsi
turebe ko nyakubahwa umuti w'u Rwanda ubutumwa twagita ubutumwa bw'ihumure kugira ngo uyu mwanya mwawe ukoresha kugira ngo murakoze. Wenda tutiriwe tujyana muri byinshi nanabivuzeho, ariko muri rusange twebwe iyo umuntu ari umuyobozi, kandi ubu nanisanzwe ndi umuyobozi mu zindi nzego, wenda bunagiye ku rwego rw'ubuyobozi bwo kuba mufti w'u Rwanda, ariko muri rusange twebwe nk'ababwiriza butumwa turabimenyereye, nta n'ikintu gishya muri ibyo, tunabifata nk'ibintu byoroshye. Yewe n'umuntu yakuvuze nabi murahura ukamusuhuza mugaseka, icyangombwa ni kugira igituza cyagutse cyemera byose, kuko iyo uri umuyobozi burya ugomba kwitegura ibintu byose. Rero nkumva icyo navuga, twebwe abo bantu nabo turabakeneye, dukeneye gufatanya nabo mu kubaka, kandi tuniteguye kumva inama zaho banenga ku bitagenda neza, ahubwo noneho ntibazanabivugire ku ruhande, ahubwo bazaze noneho batwegeye bavuge bati iki n'iki tujye inama, hanyuma twizeye ko tuzakira inama zabo, n'undi wese utanga inama kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma nk'uko nari nabivuze ku kiri ku isonga mu migambi yacu ni ubumwe bw'abayisilamu. Iyo ushaka kubaka rero ubumwe, wirinda kwireba ngo umuntu yamvuze nabi, wowe ureba inyungu rusange, wowe ntiwirebe. Ubwo icyo gihe iyo urebye inyungu rusange ibintu bigenda neza. Rero nkaba navuga ngo mwibwiriza butumwa turabizi, kuri iyi si nta wuzuye iriho, nta utavugwa, ibyo ntabwo wabitindaho. Icyangombwa ni ukuba ugana heza kandi ufite gahunda nziza, n'uwo nguwo nawe igihe kiragera akazemera, akazakira, akazisobanurirwa, hanyuma nawe agafatanya n'abandi. Muri rusange turifuza ko miyoborere yacu nta numwe tuzasiga inyuma, ndetse n'abo ngabo tubahamagariye kugira ngo baze dufatanye noneho twubake umuryango mu buryo burambye.